twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 27 by'ibyumweru bisanzwe, tariki 8 Ukwakira 2025. Dore amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Yonasi abonye ko Imana ibabariye abaturage b'i Ninivi, biramubabaza cyane maze ararakara. Yambaza Uhoraho avuga ati, si ibi naravuze igihe nari nkiri mu gihugu cyanjye? Nicyo cyatumye mbanza guhungira i Tarishishi. Nari nzi nyine ko uri Imana y'impuhwe n'ibambe, utinda kurakara kandi ukungahaye ubudahemuka, ntukomeza umugambi wo kugira nabi. None rero Uhoraho, nkiza ubuzima bwanjye, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uhoraho arasubiza ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara? Yonasi ava mu mujyi yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu, maze akugamamo izuba ategereje ikizaba kuri uwo mujyi. Hanyuma Uhoraho ategeka ko hamera ikibonobono, maze kikazamuka hejuru ya Yonasi kugira ngo kimutwikire, bityo kimugabanyirize akababaro. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti. Ariko bukeye bwaho, umuseke ukebye, Imana itegeka ko haza inanda ikarya cya giti maze kikuma. Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika w'uburasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi, maze araraba. Asaba gupfa, aravuga ati, kuri njye biraruta ko napfa aho kubaho. Uhoraho abwira Yonasi ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n'iki giti? Arasubiza ati, yego, birakwiye ko ndakara byo gupfa. Uhoraho arongera ati, wowe ubabajwe n'iki giti utigeze uruhira cyangwa ngo ugihe gukura, kikaba cyarakuze ijoro rimwe kikuma mu rindi. Naho ngewe mbese sinkwiriye kubabazwa na Ninivi, umujyi mugari utuwe n'abantu 120 batazi gutandukanya indyo n'imoso, hamwe n'amatungo atabarika? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 86. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari we ndangamiye Nyagasani. Nyagasani, wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose. Utega amatwi wumva isengesho ryanjye, uhugukire ijwi ryanjye, ndagutakambira. Amahanga yose wiremeye azaza gupfukamire Nyagasani, kuko uri igihangange kandi ugakora ibitangaza, wowe wenyine Mana y'ukuri. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga. Arangije, umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha, natwe dutoze gusenga nk'uko Yohana yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga riduhe buri munsi, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abo ducumuyeho wese, kandi ntuduterane mu bitwoshya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kandi ntudutererane mu bitwoshya. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, imbabazi z'Imana buri munsi, urukundo rw'Imana buri munsi. Amasomo turi kuzirikana natwegereza Imana. Nyagasani aradukunda, yifuza ko twamukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Igisobanuro cy'isomo tubona buri munsi no kugira ngo turebere ku Mana yikize ku mpuhwe n'imbabazi, nk'uko muri ibyo Zaburi twamye kuririmba uno munsi. Imana iyo idutoza kugira neza, maze natwe tuyirebereho nk'umwigishwa wa Yezu Kristo, ureba ibyo Yezu akora byiza, ureba uko Yezu asenga. Ati, mwigisha, natwe dutoze gusenga. Nyagasani natwe aje kudutoza rero muri aka kanya, kugira ngo tubeho neza kandi tubeshwaho n'Imana buri munsi. Mu mizi 7 y'ibyaha, iyo bavuze imizi baba bashatse kuvuga abashefu
iyo bavuze umushefu ni umuntu wese uri ku isonga uyoboye abandi cyangwa uri kuyobya abandi, nabyo byabaho. Imizi irindwi y'ibyaha rero niyo mizi bavuga ibindi byaha byose biturukaho, ibindi byaha byose bishamikiyeho. Mu gifaransa bayita depeshe capitaux, mu kilatini iryo jambo capitaux cyangwa capital nanone rikavuga kapiteni, wa muntu nyine uyoboye abandi, ryerekeza ku ijambo bita umutwe caput, mu kilatini caput capitis, bikavuga ngo umutwe wa wundi nyine uyoboye abandi, umutwe, umurwa, uwo umushefu. Rero uwo mushefu niwe cyane cyane ukunze kugenga abandi, akabayobora cyangwa akaba yabayobya. Reka tugerageze tuyisubiremo kugira ngo nawe wongere urebe muri iyo mizi irindwi, tutaravuga kuri umwe cyangwa ku wundi, wongere urebe ukwibasiye muri ino minsi, utuma ibindi byaha bigenda bizamuka iwawe. Umuzi wa mbere ni umuzi w'ubwirasi, kwiyemera, kwikuza, l'orgueil. Uwa kabiri ubugugu, uwa gatatu ishyari, uwa kane uburakari, uwa gatanu ubusambanyi, uwa gatandatu ubusambo, uwa karindwi ubunebwe. Muri iyo mizi ko ari irindwi, ni uwo ubona ukwibasiye muri ino minsi. Ibaze nanjye nibaze, uko tumaze kuyivuga, amasomo y'uno munsi yatambutsemo umuzi umwe tujye kuganiraho muri aka kanya, niyo ntego remezo yacu, umuzi w'uburakari. Turaza kubona ko umuzi wo kurakara utsindwa no kugira neza, kugira imbabazi. Ubwo mu isomo rya mbere turaza kubonamo ikibazo cy'uburakari, uburakari bwa Yonasi, ariko bwa burakari buza gutsindwa nanone mu ivanjiri ni imbabazi z'Imana. Imana itubabarira ikadusaba natwe twabare bagenzi bacu imbabazi. Ese ujya ugira imbabazi wawe? Nawe nuza gusanga umuzi warakwibasiye w'icyaha, uze kumanika amaboko ubwire Imana uti Nyagasani imbabarira. Isengesho ryoroheje buri munsi: Nyagasani imbabarira, ndi umunyabyaha, ndi umunyantege, uburakari bujya bunganza, ndakwinginze ngo umbabarire. Ngiye ncamake amasomo y'uno munsi, ubwo kenshi tujya turakazwa nanjye kuvuga nk'umuntu ubusa, tukarakara nk'ibibindi bya bindi wakoraho gato bigahita bisandara. Ariko nanone Imana ikize ku mpuhwe n'imbabazi, natwe twegere Nyagasani ukize ku mpuhwe n'imbabazi, maze atubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ese birashoboka ujye ubabarira nk'uko Nyagasani nawe akubabarira? None se gucyo ushaka imbabazi ku Mana ariko mugenzi wawe ukaba utamubabarira? Imbabazi imbere y'ibibazo, imbere y'ishyari, imbere y'uburakari, guhorana imbabazi, ngiye intego remezo tugiye kuzirikanaho. Uwo muzi w'icyaha twavuze wa kane, la colère, umujinya, uburakari, burica, bwangiza byinshi. Iyo umuntu awufite ashobora kumena byinshi, ashobora kuyoba, erega buriya ashobora no kwiyahura. Kubera iki? Yabuze nyine imbabazi z'Imana. Kugira ngo wumve neza uburakari, reka tubanze tumve isomo bita cours du soir. Biraza neza kugufasha kumva uyu muzi, bityo urebe niba utari wawe, wisuzume. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupapa yahuje abana be bari bavuye ku ishuri, nuko abaha cours du soir, isomo ryo ku mugoroba. Buri isomo ryo ku mugoroba ni isomo ryo kunonosora ibyo waba wize mu ishuri, kugira ngo ukure, kugira ngo umenye ubwenge, kugira ngo usobanukirwe kandi unasobanuze, bityo usobanukirwe. Nuko umubyeyi mu isomo ryo ku mugoroba, nk'umubyeyi wiyubashye nyine wongera gukoranya abana be akabigisha, nuko abaha ikibazo cy'imibare. Nawe niba uzi gukora umubare ihurizo, ikibazo kirakureba, ariko biraterwa n'amasomo wize naho ugeze wiga. Ngo yarafite abana iwe, bamwe biga muri primaire, mu mashuri abanza, n'abandi biga muri segonderi, amashuri yisumbuye. Nuko ngo atanga umwitozo ugira uti: niko mwabana mwe, rimwe gukuramo karindwi bingana kangahe? Baratekereza ngaho nimusubize. Ngo uwa mbere wasubije ngo nuyiga amashuri abanza ati: papa, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Mwarimu yatwigishije ko bidashoboka, rimwe gukuramo karindwi ntibishoboka. No kuyiga mu mashuri yisumbuye we areba hirya areba hino ati: nyamara rimwe gukuramo karindwi bingana kuramo gatandatu, moins 6. Ese muri abo ko ari babiri ninde wageze ku gisubizo cyiza se yashakaga? Kubera ko se n'ubundi ari umwarimu hagati y'isimu, yaboneho kubasobanurira
uwo mubare karindwi icyo usobanura muri Bibiliya, uwo mubare rimwe icyo usobanura muri Bibiliya, n'umubare gatandatu icyo usobanura muri Bibiliya. Anacyo gisobanuro ugiye kumva uwashoboye kuhagera ku gisubizo papa yashakaga. Nuko abantu barababwira ati, bana banjye, umubare karindwi muri Bibiliya usobanura la perfection, ibintu byuzuye, ibintu bishyitse, bya bintu utagomba guhangara. Naho umubare gatandatu wo usobanura l'imperfection, bya bintu bituzuye, bya bintu bisa kugenda wuzuza, bya bintu bidahwitse, bidashyitse. Umubare rimwe nanone usobanura ubumwe, bwa bumwe nyine utagomba guhangara n'ubundi. Rero mwabana mwe, uwo mubare karindwi nta mpamvu yo kugenda uwuhangara ugenda uwukuramo, ni nko kugenda ukuramo ubwenge. Rero iyo watangiye kugenda uwukuramo, hari byinshi nyine ugenda udohokaho, bizarangira nyine ugeze kuri -6. Uko niko iyo ukiri umwana wo muri primaire, umwana w'amashuri abanza, uba uri umuntu ushyitse imbere y'Imana, nta buryarya ufite, uri umuntu mwiza, uri umuntu utunganye, mbese ukaba wanasubiza nyine nk'umwana ati ibi ntabwo bishoboka. Kugenda dukuramo duhangara uyu mubare karindwi, ibyo ntibishoboka ubundi. Ku mwana nuko bimeze. Ariko kugenda ukura uba mukuru, hari ubwo ugenda udohoka. Rero bana banjye, uburakari, la colère, niryo kosa rimwe ryibasira uwo muntu iyo yemeye ko byose bishoboka, bwamara kumwinjiramo bikarangira aguye muri -6. Ngo wa muntu mukuru nyine watangiye kugenda dohoka azagenda akomereza muri -6, gukuramo gatandatu. Ni wa muntu nyine ugenda abura ubumuntu, utuzuye, akaba atatinyuka no kurakara. We kurakara kumva byashoboka. Rero igihe watangiye gutinyuka uburakari, uzamenye ko wabaye mukuru, kuko nta mwana urakara. Mwigeze mubona umwana arakara? Harakara nyine abantu bakuru, babandi biyemera, babandi birata, babandi bamaze kwiyumva, nibwo atangira kugenda yizanamo ibitekerezo bindi bihanitse byo kurakara by'abanyabwenge nyine. Uzamenya ko wabaye mukuru igihe uzaba watangiye gutinyuka n'ibidashoboka, ugatangira ukadohoka, uri kugana nyine muri gatandatu. Kuramo -6, kuramo gatandatu byerekeza none kuri wa muntu narinjye kuvuga ukeneye rya rimwe kugira ngo yuzure. Iryo rimwe rero rituruka mu ijuru, iyo rimwe ni ku Mana, bwa bumwe bw'Imana bigusaba nanone za mbabazi z'Imana. Nawe rero igihe cyose washatse kurakara, uzaba ushatse kuba mukuru, umushefu, wa mukuru wumva nta wakurusha, warize, abo bato ukajya basuzugura, nibwo bizarangira ubaye igikuru kibi. Kubera iki? Hari ibintu uri kugenda utinyuka buhoro buhoro, hari amakosa uri kugenda utinyuka buhoro buhoro, kandi ukiri umwana. Navugaga umwana w'Imana, hari ibyo utajya gutinyuka, none ubu hari ibyo usigaye utinyuka. Ingeso mbi, uburakari, ubugugu, umushiha, umujinya, byose byakoraniye iwawe kubera amashuri umaze kwiga wariyemeye, kubera ubwenge umaze kugira, none butuma urahemukiye Imana. Uko niko bana banjye, rimwe gukuramo karindwi ku mwana wumva bitashoboka, navugaga umwana w'Imana, bityo abantu bakuru nyine bagenda batinyuka ubwo buhangange bw'Imana, ubwo butungane bakagenda babunusuraho. Yaba nanjye naterwaga n'isoni kubona umuntu mukuru nkanjye arakazwa n'ubusa, karakara nk'ikibindi. Kubona uburakari butuma nsenya urugo, bugatuma mpirika ibintu byari byubatswe, bityo ngakora muri -6, ngakora muri kuramo, igihombo, gusenya gusa, kuko uburakari nyine ari ugusenya. Ugasandaza ibyo usanze, nawe usanze, ugasandaza iby'abandi kubera uburakari, umujinya ukagusya. Koko nkomeze nkora ibibi. Biratwerekeza rero ku mbabazi z'Imana. Nk'umuntu mukuru niba undi nanone wakira imbabazi z'Imana, akakira impanuro za se. Nuko uwo mubyeyi ko akomeza kugenda asobanurira abana be ibyerekeye n'uburakari, n'uburyo twagombye kuba abana b'Imana, tukerekeza Imana n'ubuzima bwacu bwose, bityo tukaba beza, tukagera ku butungane, la perfection. Perfection nta kindi ni za mbabazi z'Imana, uko twabizikanye mu Ivanjiri. Mu isomo rya mbere turabonamo urugero rw'uri muri kuramo -6, kubera uburakari yagize. Uwo nta wundi n'umuhanuzi Yonasi, ubwo Imana yaramuhaye ubutumwa bwo kujya Ninivi akanga. Nuko Imana iza gutegeka ifi kumumira ndetse no kumuruka kuri ya nkombe n'ubundi y'Ninivi, aho Imana yari yamutegetse kuzajya. Yahawe ubutumwa arabwanga bwo kujya Ninivi, kugira ngo abanyanivi bisubiraho, kuko bari ab'inkozi z'ibibi. Imana ibabarire, bari mu mahanga,
Yonasi yaraza kugaragaza ko atabushaka. Uburyo bwose yagiye akwepa agahunga akihisha, ariko bya bintu by'uko ntawe uhisha uwahishaho byaje kurangira Imana imurushije amaboko. Nyagasani wanushije amaboko, wanushije imbaraga. Byaje kurangira yagiye muri bwa butumwa yagombaga kubukora ngo iminsi 3 ariko abukora umunsi umwe. Joje ko yari afite imbaraga, ariko byose byari kugira ngo akwepe igisubizo ku Banyaninivi ngo cyabereye ikibazo kuri Yonasi. Ubwo Abanyaninivi bahindutse, Yonasi ntabwo byamushimishije, yahitse arakarira Imana, Abanyaninivi arakarira ndetse n'ibimera biramubaza cyane, arakara. Ubwo burakari rero nibwo koko bugaragaza wa muntu intumwa y'Imana. Imana ituma umuntu mukuru ariko kagera katenguha kubera uburakari. Nibwo atangiye gusaba Imana ngo Imana imukureho. Imana iramucyaha iti wibwira ko hari impamvu ufite yo kurakara? Ikindi cyarakaje Yonasi ngo ni igiti ngo yari yateye, bityo akishakira kugabanyiza ububabare ngo kimukingira izuba, ariko cya giti kiza kugera igihe kiruma. Ibirerekana ububasha bw'Imana uko akenshi twishakira ibisubizo ariko akenshi bidaturutse ku Mana. Muri make niyo mwakurikiye, Yonasi yarakariye Imana, arakarira abantu Abanyaninivi, arakarira n'igiti. Ukurikire nawe iyo foto yo kurakarira ibintu, ukarakarira abantu kugeza ubwo urakariye n'ubuntu bw'Imana. Ibi rero biratwerekeza natwe uburyo twanga kwakira Imana iwacu, twanga kwakira za mbabazi z'Imana. Iri sengesho rya Dawe uri mu ijuru Yezu atoza abigishwa be mu isomo ry'Ivanjiri rize kugufasha nanjye rifashe kongera kureba, ese nyambabarira abandi nkuko nanjye Nyagasani mbabarira? Ese ngendera ku mbabazi z'Imana? Uyu mwigishwa ubwira Yezu ati dutoze gusenga natwe, nanjye nawe ze kudutoza. Tureke Nyagasani dutoze kugira imbabazi, kuko abenshi tujya turakara, ariko kuba se twarakara nanone ntabwo bikora imbabazi z'Imana. Dusabe Nyagasani umunsi natwe tubabarire, bityo twakira imbabazi z'Imana, kubabara ndetse no kwabarira abandi, kugendera ku Mana, kugendera kuri Yezu. Nta muntu rero w'umunyabwenge ugendera ko byananiye, nta muntu ufite ubwenge ugendera kuri wa wundi waguye, ahubwo twese dufatira urugero kwa bishoboye. Nta wundi wabishoboye si Yezu Kristo, ni rwo rugero ruzima tugomba kureberaho. Nanjye nawe buri munsi duhura n'ibiturakaza, buri munsi duhura n'ibitubabaza, buri munsi duhura n'abadushavuza, buri munsi duhura n'abadutoteza n'ibindi byinshi cyane bitubangamiye. Ariko se koko ni ngombwa gukoza ibinkanyari mu bwonko bwacu, mu mutwe wacu, ku gahanga kacu? Dusabe Nyagasani imbabazi aho twagiye turakara, rimwe na rimwe tukagira ibyo dusenya, rimwe na rimwe tukagira abo dusenya, rimwe na rimwe tukiyangiza twe ubwacu, maze dusabe Nyagasani tubabarire kandi natwe ducike ku burakari. Wowe nta bintu wangije mu minsi yashize kubera uburakari, uze kwisuzuma mu burakari, wisake mu burakari. Nifuza gusoreza ku ijambo ya Papa Francisco witahiye, Imana imuhe imigisha n'amahoro, ubwo yavugaga ati nujya kuryama ujye ukora umwitozo bita kwipakururamo uburakari, dore ko utari ingarani, ntube piberi, ntube n'inzira, n'andi bagenda barohamwe imyanda yose, kuko ku munsi buri wese aba yakiriye ibintu byiza ndetse n'ibibi, harimo abakurakaje n'abakugira nabi. Nuko rero nujya kuryama, examen de conscience, kwa kwisuzuma, kwa kwicuza, kwa kwigorora n'Imana mbere yo kuryama, ujye ubanza wipakuremo uburakari, wipakuremo ikibi, maze uryame neza, usinzire neza, nanjye kuvuga urote neza, uze gukanguka neza mu Mana. Dore ko uburiri bwacu ari ahantu duhurira n'Imana, ari ahantu tugomba guhurira n'imbabazi z'Imana. Uburiri bwawe nawe urakubereye imbabazi z'Imana, aho gukubera uburakari, aho gukubera umujinya. Dore ko iyo warakaye n'ubundi bigeraho ukagenda ubirota, ubwenge bwawe ukabara nabi, ukaba uri kubarira muri kuramo, aho kugira ngo ubare werekeza ku butungane, imbabazi z'Imana. Buri gihe cyose aho hantu hose wagiye ugira za imperfection, ibi byose bitagenze neza, ibi byose bidahwitse, bikure mu mutima wawe uwo mwanda wujugunye, maze urangamire Nyagasani ubutungane nyakuri, wa mubare 7 utagomba guhangara ngo ukuremo, maze ureke Nyagasani kwigarurira buri munsi, ugende neza mu nzira z'Imana, ubeho neza uko Nyagasani ashaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.